bavuze ngo dukeneye ko ikiganiro cya mbere kizagitangira Radio Rwanda kizagikorwa na Gentil Gedeon mu gitondo bwakeye bute dukeneye ko umuntu uzajya ubyutsa abanyarwanda ari Gentil Gedeon nijwi rye ubwo se Sandrine Sheja niyisubije umuhungu oya mbabari rusobanura Peace TV Rwanda nusha kwitumereza ijambo reka ntagisigaye reka mere muri siporo ze gusoza neza bavuze ngo dukeneye kubyaza umusaruro aba bahungu bataha saa 5:30 bakigira muri gahunda zabo bakajya kuri YouTube bahera kuri Rugaju Rigani na Lorenzo ye barabanza bakareba ikiganiro cyitwa Magic Lineup kigiye gutangira kizajya kiba ku mugoroba ngiki cyo BNB barusha ngiki cyo SK barusha ni mugoroba mukora ikiganiro kibandi Burayi we Lorenzo na Rugaju Rigani amakuru mabi kuri Lorenzo inkuru y'icyavuga champa akabara amakuru mavuga ku mamashyi none se ibintu bibise tujye tubishima ubwo ku mamashyi se kandi Sandrine Sheja aravuga ngo ikiganiro cya Gicupuri yakoraga cyitwa Ifirimbi sinzongere kucyumva aha se kandi ibintu ngo by'amado turagihagaritse mugende ni mugoroba ayo mafirimbi mujye kuyavugiriza muri Magic Lineup Lorenzo kandi ubwo yaramaze ibyakatiye Fabrizio wanjye bavuze ngo dukeneye ko ikiganiro cya mbere kizagitangira Radio Rwanda kizagikorwa na Gentil Gedeon mu gitondo bwakeye bute dukeneye ko umuntu uzajya ubyutsa abanyarwanda ari Gentil Gedeon nijwi rye ubwo se Sandrine Sheja niyisubije umuhungu oya mbabari rusobanura uyu munsi wa none rero tuje igitaraganya ikubagaraganya ni igitaraganya we mukadabwira ati tabara ariko nushaka kwitumereza ijambo reka ntagisigaye mukadubaza fresh wasuje abantu bawe oya reka mu majiri ndi kukubona umeze neza nzubwire ngo umeze ute urumva nta gitambuka agakuru katari keza nakiriye ku muvandimwe yihangane ariko njemeze neza ariko njemeze neza cyane iyo nje kuvuga kuri Radio Mere televiziyo nkuru ntabwo wabibonye amakote meza uwitwa Katege Stava barimo asigaye yambarira muri yani boutique iwacu akosora ani RBA iwacu aho abantu bari nabonye arimo arakiro bita ba tracks reba mwereka studio session bakoyego ba JC warababonye na JC RBA rero nayivuze ibintu byinshi mucambuzi byiza ni bibi mujye mubyemera ibyiza tukabivuga ibibi nabyo tukabivuga uribuka ndi gukora inkuranganga avuga ati Anita Pendo yibiwe ibanga na Sandrine Sheja aramubwira ati tugiye kureba ama qualification n'ibiki nitwamenye ikikunyuzemo reka nguteretere nkure komande hariya uri mu mujyo wanjye ufite public isanzwe kuzi genda hakiri karenje mu mpinduka ziteye ubwoba Serwakira nzanye ngiye kuvuga ati nzanye igikubuzo umweyo kandi je manga iteye ubwo none se nkaba nguruje mu biki kumba nashaka babapete babyuka bandika ibintu batanatowe inama icuika mara makuru ahita nsesekara inama ihumuza uhita umenya ibyayibereye umukada reka nze nawe ngutungure nukuri mucambu ahubwo reka ninjire akusota winjira ku mujyo wacu reka nkubwire umujyo wacu uraza akose mucambu iyo ari iyi nkuru nk'iyingi iremereye tugende dusuza abakunzi bacu kandi twabahaye ikaze noneho maze kwakira amakuru ya hoteli yitwa Igihozo mbere y'amasaha ubu 41 ya derby bagatinyuka akavuga ngo Serami yari yirukanye Dr. wabanye na Robertinho yaje Robertinho navuze ikibazo cye cy'uburwayi n'ubu ngubu aracyajya muri check none na hoteli Igihozo babagamo bayibaturumbuyemo mbere ya derby baturumbuyemo ndenande abantu bane abakinnyi batatu barimo Dafe barimo Jaro Adurayi Jaro harimo na Hassan none ukongeraho ubwo Serame we yaragiye ukongeraho na Robertinho wibuke ko kwirebero hari indi nzu ibamo abakinnyi bageze muri batandatu bayobowe
n'abitwa ba Kadime Ndiyaye iyo yiyishyura ibihumbi 900 yirahari nta kibazo ifite ku irebero ngo ndi kubwira abareyo baragendesheje nimba na Sam Karenzi umuvugizi w'abareyo se kandi mabarira avuga ngo ndi hafi kubakaraba zose ko mumushyirayo muri aperi muri Bugesera fata ku mavuta nago yasebyaga ba Karomba na ba Melody bakimukandira suguhita yijandika avuga ati ninde unkoreye kuri coach wanjye niko bimera twese turabacancuro kuyemo umukada nkomamashi none se njyewe nimba inkuru ya Bruno n'uwanjye na Karenzi n'uwanjye ngomba kuza nka rubitre gikada kandi nkababwira amakuru mutazi iyo rero siyo nkuru nzanye nuko nayo makuru abahari aho kugira ngo usuhuze abakunzi bacu nakwinjira muri iyo nkuru muri iyo minota 2 nimba rero iyo gahunda utayishaka oya reka rero tujya tunakomoze kuri derby gatoya ubundi birababaje Pierre ntago yagarutse mu izamu ama penalty ntari kuyagira atya nzira se yabaye nta jambo nababwiye ryitwa urukondo bambara gutya ariko muwamubona ibyo nabibwiwe nzira niki cyamunyuza aferi inzira uzakibaze nzabaze nenyewe Kadime byamucago nangirifira mukabona hubu ni ibibazo mani ibintu shampiyona wo mu Rwanda n'uyizi ibyo bitica inkuru yacu mbiharire Rugangura ya derby n'uyinjane mu mbabare tujye kuri radio Mere mbere yuko umuntu bita Rakinze Imana aherekeza Gisamagwe no bita Emi Kinege Vuzasi nuwa depeni none se watangije amatima avuga ati Melody mumubohe ariko Tega wanjye akuze singiza oya birazwi buri muntu wese n'uwakunda ikibazo n'umunyamakuru nyine ubona ko yahejeje nibyo bibi nta wundi ubari iruhande se wabwiye Melody ati buranga musozi wa buranga ntituzamenye ikiguhubanuje abari iruhande se witoba waje ubu ngubu mushyashya hariya witoba ngo nyine ni mu mayeri ya gikada wikica inkuru rero mbabarira twinjire kuri RBA kuri Rwanda Broadcasting Agency icyambere impamvu banankunda nuko icyambere siroga yaba ari amakuru nanjye n'uwo mujyo ngendera nuwo na amakuru reka ngutungure rero mbanze ninjire oya reka mbanze ngutungure kugira ngo ubanze usobanukirwe neza inkuru tugiye kumena ejo twakoranye inkuru ya Rocky yego urayibuka feedback zimeze gute oya si icyo nshaka kuvuga oya si icyo nshaka kuvuga feedback bari bakomejeje ishoko bani ndagira ngo nkubwire ko Rocky yahindutse umunyamakuru nababwiye ijambo rikomeye nababwiye ati Rocky agiye gusohoka muri film ibyo bisaba ukwezi ngo mubimenye yahindutse umunyamakuru gutese Rocky se ataravuga inkuru ahangaha intare za Sarambwari undi muntu wayivuga ngo abyemere na Scovia ajya mu masasu ntabwo yashimaho kadanse ya Rocky atarakomfirime amakuru yahariye avuga ati ububirigi bigenze bite Ubudage Trump mana yanjye Rocky sure uri kumushidikanya yabafashe ku gakanu Rocky reka nsubire inyuma gato twakoze inkuru ya Mwanafunzi muri bya bihe hari kuba ba Gerard bagenda bagira gute wari uzi ko ubuyobozi bukuru bw'igihugu bukunda Mwanafunzi yasezeye nk'uko abandi basezera niwe muntu waciye agahego ko gusezera abayobozi bakabyanga bakajya kumupfukamira bakamwingiga ati garuka ubu ngubu nyuma ya negociation zikomeye nawe umva rero kontara ye tugukeneye kabiri mu makuru mu cyumweru 2 times gusa mu cyumweru mu makuru bagira amakuru ari special bakavuga ati nkayo kumanywa nko kuwa gatanu yagaragare mu mene cyangwa dukerejeshwa kuko mwarimu yarabivuze ko yagarutse oya ndi kubibutsa byo navuye oyo ni inkuru nkubwije nayivugiye ndi kugira ngo ahubwo mbumvishe uburemere bwa zaminduka n'impamvu RBA yiteguye gukora igishoboka ko YouTube channel zari zarateka inzova yo ni inkuru YouTube izateka inzova bageraho batengurwa n'abanyamakuru bafataga inkuru n'amaoperasiyo n'ubusesenguzi bakabujyana ku ma YouTube yayo bagaherekezwa n'abaterankunga bamamaza bugacya
ikiganiro twese tuba dushaka kukirebera igihe dushakiye, niyo mpamvu YouTube ihari, niyo mpamvu Radio Rwanda ugasanga iri kugenda itakaza impression. Ubwo hakubitaho za ba Fabrizio baba barekura ugasanga RBA Kazungu niyo yabisobanuye. Izo zose ni amavugurura akomeye kandi yazanywe na Sandrine Sheja kuko niwe muntu mushya, abandi bose bari basanzwe ni amaraso mashya. Yego n'abandi verega nuko babaye abayobozi ariko basanzwe muri institution ntabwo uri muri institution wabuze twibazaga. Yego tuti ko batapromotinze abantu b'imbere muri institution bakazana undi muntu utarusanzwe maho. Hari igihe biba ngombwa kuzana abantu umuntu batazamenyera utamenyeranye nabo utari buzana amarangamutima, ari kubyerekana kandi impinduka ziri kwihuta. Urikora ko byabaye byiza. Mbere yo kwinjira mbanze nihanganishe Bisoso wanjye na Gitego wanjye. None se hari akazi bafite? Ubwo nyine izo ni inkuru twavuze. Iya nyuma naherukaga kuvuga ni ya Jantije de. Uri kubyumva. Reka mwibutse gato. Oya ni ya Jantije de. Ni ya Katege. Yego. Nkuru nziza. Ariko Jantije de nawe akaba ari umwe mu banyamakuru babyigiye promosiyo zabasabe n'ibikiri kubisobanukirwa. Nawe yagiye azenguruka ahantu biranga. Umve ya YouTube yateka inzova. Basabe basezeye ibitangazamakuru bikomeye. Bayemirene nuko. Ba Jantije de nuko yahembwaga hafi 800 kuri Kiss FM. Arahava bamweretse projet nshya. Kwa Yongwe. Niki cyamuhubanuje? Ngo ari directeur wa Gicupuri. Aba yerekeje ku ishusho. Nibwaca gasaba imbabazi ngo Green P amwangije. Abonye atabivamo n'abari abana bamugereka haragenda. Rocky yakoze ibiki ko yaje akabaniga nicyo ntavuze. Kuri iyi mihanda ya YouTube, Rocky arakubwira ngo ntago hakenewe isura yanjye, hakenewe ibyo mvuga na sirenge n'ijwi ryanjye gusa mukicara mukandaraho. Reka ninjire mu nkuru rero. Kwinjire kuri RBA. Hano nigeze kuvuga inkuru namenye impinduka kuri RBA, namenye n'uburyo bagiye gutandukanya abanyamakuru. Sinzi nayikoreye aha. Ndavuga ngo hagiye kuzamo ibyiciro tuvuga nko muri sport. Si ikunzwe ya twese. Bakavuga ati dukeneye abasesenguzi. Babe bazwi. Dukeneye abogeza match. Tuvuga ati arugangurura tayari. Kwizigira uri kwamamaza neza. Ruvuyanga zamukaho. Bagende baspecifyinga imirimo yabo na ewana bitandukane, responsibilities bitandukane. Apana kuvuga ngo uyu munsi wora siba ngo undi ngo aragukorera ibintu by'abatete nabo utaramujya kuri TV Rigoga Kayishema bakaba bisobanutse ubu ni impinduka ni reform yahereye muri siporo rero. Impinduka kandi wumva ibyo bintu bifitanu bihereye bihuriye n'ikintu bita YouTube channel. Abantu biteretse za nkuru z'impactinga nk'ubu ngubu ni mugoroba niye radio itagira ikiganiro cyane mugoroba mu Rwanda cya siporo nayo. Radio Rwanda ifite ikihe? Utekereza ko nta bwenge se bafite? Biteye ubwoba. Championa na match nibogeza zose baje kuzihagarika bate. Nizo reforme kandi zigiye kuzana ikintu cyiza. Reka mere muri siporo ze gusoza neza. Bavuze ngo dukeneye kubyaza umusaruro abahungu bataha saa 5:30 bakigira muri gahunda zabo bakajya kuri YouTube. Bahera kuri Rugaju Rigani na Lorenzo. Yes. Barabanza bakareba ikiganiro cyitwa Magic Lineup. Kigiye gutangira kizajya kiba ku mugoroba. Ngiki cyo BNB barusha. Ngiki cyo SK barusha. Ni mugoroba mukora ikiganiro kibandi Burayi. We Lorenzo na Rugaju Rigani. Ibyo mujya kugorobereza mujya no mu bindi biraka niki ariko bana ya. Uri kumva ayo makuru natangiye kwinjiramo kubera Radio Rwanda ari ibindi nta mwanya w'icyo kiganiro bafite. Hari Petit Frere Magic tuvuze ngo iki basangayo Kibamba Maken birasobanutse, ariko sinsobanuye ko bavuye kuri Radio Rwanda, ahubwo nsobanuye ko bagiye gutanga umusada hariya. Kandi amakuru mfite nuko agiye kuza n'izindi recruitment z'abanyamakuru ba siporo utangire mu ipanga, ariko kigiye gutangiranwa na Lorenzo na Rugaju Rigani. Amakuru mabi kuri Lorenzo
inkuru y'incamugongo mfasha akaba ari amakuru bavuga ku mamashyi se none se ibintu bibise tujya tubishima ubwo ku mamashyi se kandi oya mbagira ngo mbazamure nyine n'abakunzi bacu aho bicaye Sandrine Sheja aravuga ngo ikiganiro cya gicupuri yakoraga cyitwa ifirimbi sinzongere kucyumva aha oya se kandi ariko mana kuva ku wa mbere agasega imagiraga ngo ifirimbi cya kiganiro se cyari okay none n'agasegima Nasegima ntabwo ari mbi ngayitaka ntabwo ari mbi ubuyobozi bwavuze ngo bigende bite cyangwa ubuyobozi sabasini ibintu ngo by'amado turagihagaritse mugende nimugoroba ayo mafirimbi mujye kuyavugiriza muri Magic Line Lorenzo kandi ubwo yaramaze ibyakatiye Fabrizio wanjye cyangwa niyo nivugurura ndi kwinjira nzamuka kugira wumve ukuntu biteye ubwoba barabanza baravuga ngo siporo ibanze ijye ku murongo abasiniya bo kogeza abantu bo kwanariza bigende bisobanuka ariko bashyire n'imbaraga kuri Magic igira ibiganiro bike sinzi nimba ubizi tubanze tujye ku biganiro by'amanywa kuko abantu benshi baba bicaye ku manywa ni igihe cyo kumva radiyo no gukora nyine si kimwe n'ibya nijoro barabanza bafata urwaruka rwitwa Bright baba rukubise 8:00 baravuga ati ngwino ubanze ukubure neza ikibuga ari 8:00 z'amanywa ubwo se Bright uramuzi n'urwaruka nyine niyo mpamvu mvuze gutyo baba bageze kuri Iradukunda Moses waheraga 8:00 baravuga ati banze ujye nka 10:00 igicamunsi yego showbiz today baba barebye umuyobozi wataga akitamirira kamwe akiganira n'abandi bayobozi bagenzi be gatara amakuru akaganiriza famiye bamwite Pandungutse baramubwira ati aya manywa waza gudondosha rero mu mahumbezi se tugutaye goroba aya mahumbezi yaracyakora tugutaye goroba turi muri reforme ibyo bintu bya kera mubiretse turi muri reforme baravuga ati we tugushyize he ni mugoroba dukeneye ko abayobozi abaminisita abameya batasa 12 saa moya bavuye mu kazi wumva umusiniye Pandungutse wumvise icyo kintu mu gihe wakoraga bari muri biro bahanganye n'ibibazo ahubwo ukaza gusigamo abana oya babihakanye Sandrine Sheja ateye ubwoba ekada none se atekereza ko barore deja ari we wijandika muri ibyo uriya we n'ugusinya na approval ariko iyo ufite diwo nziza n'ibindi birikora uri kumva icyo kintu yego iyi nkuru rero yatumye nza igitaraganya kugira ngo nyibabwire nta n'undi muntu urabisobanura mu nama y'igitaraganya yabaye kuri uyu munsi niyo yakonfirimye ko izina Gentile Deo rigiye kwerekeza kuri radiyo Rwanda breaking iteye ubwoba oya umuntu nk'uyu wari warijanditse kuri YouTube wari umerewe nabi na baroki ubwo Baskovia ubwo bajara politiki urabizi intare za Salamu kandi bayimusanze marekura ama operation ya za Musadi kandi radiyo Rwanda RBA yaravuze ngo YouTube n'ibiki icyo kintu kibuke none se bamuhaye akazi mu nama do you think ko aje nk'umukonsirita ntabwo aje nk'umukonsirita ntabwo ari mwanafunzi wakunzwe n'ubuyobozi bukuru uriya ni mwarimu nituvuga mwanafunzi uriya niwe mwarimu mukuru hari n'undi mwarimu si gicupuri ariko nyine mu ibikize ariko mwanafunzi uzi urwego rwe cyane arguze nari mbyiteze ko ugiye kuvuga gicupuri ntabwo ari gicupuri uyu ni mwarimu uti ariko hari umusiniya mani ariko ibaze nka Munana ni umusiniya ariko nawe akubaha mwanafunzi mu bumenyi bwinshi aba afite amurusha imyaka yaramuyoboye yaramubereye chief mwanafunzi ate ibaze umuntu niwe wenyine wasezeye akazi bakamwinginga muri iki gihugu mbwira undi uvuga ati ngenda sezeye hari icyo mbarimo aravuga ati si uko bikora wino usavinga igihugu cyakubyaye kandi nimvuga RBA ijya wumva ko ari nka minisiteri y'itangazamakuru iyobowe na pasiteri iyi nkuru rero si uko Gentile Deo aje
iyi nkuru nuko mugomba ngo GGO igitangazamakuru mu kindi bari kurekerita abasiniya niyo muvoma YouTube yo none barayirangiza ubu muhanga ubu mwerite barakuzana kandi bacemo ibiganiro byinshi ku buryo nk'ikiganiro kimwe kirajya gikorwa n'abantu nka batatu ku buryo baza nk'umunsi ushira bose bamaze gukora umva gacya karimo oya abanza ugira agakomenti gato ku bintu mvuze ubundi mpite ndekura nkubwira gacya kankanze muri iyo nkuru kora agakomenti ku kigendanye na RBA n'izi mpinduka n'aba banyamakuru ba siporo bari baripanze barigire mu mishinga yabo reka ndetse n'uvuga ku ifirimbi gatoya yego iyo bavuye mu kiganiro bavuze ngo ni ubwa mbere n'ira departement yose ya siporo Sandrine Sheja tuvuge yuko bira bintu bya siporo abimetiriza cyane ku buryo ariwe watekereje icyo kintu siko mbibona bose ni kwizigira mujyanama mukuru ni Rugangura Axe bavuga ati bikorwe gute ni bande bajya ku matere mu mashampiyona ni bande bajya asaba bape ariko Rugangura ananiwe kwitereka ngamene nuko zitugwamo nk'urusi uraza gusobanukirwa hanyuma ku kigendanye na Gentil Gedeon aho ngaho nanjye ndumva ari diro nziza umva gashya kanzanya kugira ngo mubanze mwumve urwego n'imbaraga bari gushyiramo kuri experience ya Gentil Gedeon ariyo breaking igiye no kubatungura bavuze ngo dukeneye ko ikiganiro cya mbere kizagitangira Radio Rwanda kizagikorwa na Gentil Gedeon mu gitondo bwakeye bute dukeneye ko umuntu uzajya ubyutsa abanyarwanda ari Gentil Gedeon n'ijwi rye ubwo se Sandrine Sheja nisubije umuhungu oya mbabarira usobanure siwe wari waramujyanye niwe wenyine Sandrine yasubije umuntu we niwe wenyine mbabarira umbwira ukuntu ijwi rya Gentil Gedeon ari byo rigiye kuzaritangira kuri Radio Rwanda iyi ni privilege Gentil Gedeon ubwoba nirenganya GGO nayisezere abirekere Rocky show nabisezera yirekere Rocky cyangwa se amakuru yari kudondosha ahindure content barabikunda bazanye umuntu singitangaza makuru mu kindi nabariya bose niko bimeze n'impinduka binanirwe genda turazana abandi berite ariko content ni cyambere reba content bashyizeho ya Vestina na Dorcas yaguye mu 1,500 niyo kadance batangiye kwinjiramo bigendanye bijyanye n'inyanja twogogamo byose bijya kwibagira ndagaruka muri operation y'ibyahindutse kuri televiziyo Rwanda nta minota mfite none se si wose Radio Rwanda nayo makuru mbahaye Gentil Gedeon kuwa mbere arabahirita byumvikanye bwakeye gute ariko nkeneye kuri RTV ibiganiro bigiye gukurwaho ibindi abantu bagiye kwirukanwa kuri RTV impinduka kandi ibiganiro bikaba byinshi hari n'abajya kubura umugati umuziki ukaba muke amaye Sandrine Sheja mumenye urwego rwe nanjye ndaha nk'umukada nase Sandrine umuziki waba mukeya tumuzi ku Isango muri za Sunday night nayo wose yarakoze showbiz ni gutumbwira ngo umuziki uraza kuba muke umuziki urajya utambuka mu makuru nyine witwa Gloria Mukamabana ari guhostinga abahandi minota 2 bahita bawucishamo Rakina kugirira impinduka za RBA Rakina kugirira impuwe agushyire muri top 5 ibyo bizabihagije ibindi bisaha y'imiziki bisaha y'imiziki ni ibiganiro by'impactinga biteza imbere igihugu abasesenguzi bateye ubwoba abasesenguzi babaye abambassador abasesenguzi bahoze ari abafoma ministers gaho ni kurara TV nzabyinjiramo nagira ngo tubitandukanye iyi ni Radio Rwanda ndagaruka kurara TV aba bana bataravuza induru asat sana bifuriza amahirwe